Mbahe ikaze mwese abakunzi bacu abadukurikira kuri Urgent Update News. Mbahe ikaze mwese rero abadukurikira muri mu mahanga, muri mu Rwanda. Nshimira abantu mwese mwakoze subscribe kuri channel yacu Urgent Update News. Ndetse nshimira rwose uruhare rukomeye cyane mwagaragaje no kutwizera. Mubwira ngo icyo ubona kitagenda neza, ujye utwandikira muri message kugira ngo tubone ibyo wifuza kumenya, ibitagenda neza tubashe kugira gute kubikosora. Ndetse nawe niba bwo bwa mbere ugeze kuri channel yacu ari ubwa mbere, kora subscribe kugira ngo ibiganiro by'ubwenge bije bikugeraho gatanu kuri gatanu. Ikintu cya mbere wakora ni subscribe. Hano rero hari ikiganiro cyasohotse muri iyi minsi mwabonye cyakozwe n'umuntu ukomeye cyane, ashaka kuvuga amazina ye, kijyanye na ChatGPT. Mwarakibonye mwese, cyaribwe n'abantu benshi cyane kandi ari byinshi mwakuyemo. Uyu munsi rero ngiye kukwereka bimwe mu cyangwa se amwe mu mabanga akomeye cyane ChatGPT yahishuriye abantu bagomba kwitondera, abantu twese dukoresha ChatGPT, yaba umwana, yaba umuntu mukuru, yaba umunyeshuri, yaba n'umwarimu ye, yaba umugabo cyangwa umugore, uwo ari we wese, ibi bintu agomba kubyitondera. Nibyo ChatGPT ifitemo ubwenge bwa AI, Artificial Intelligence, ndetse iyo uyibajije ikibazo iragusubiza, ariko hari amabanga adasanzwe yifuje ko abantu bamenya. Ubundi umuntu ukoresha ChatGPT akenshi na kenshi iyo turimo kuyikoresha usanga tudafite logic, twataye logique. Rimwe na rimwe ibyo tubwiye ntabwo dufata umwanya wo kubitekerezaho kabiri ngo twibaze tutse ibi bintu ChatGPT tubwiye umuntu muzima ufite ubwenge buzima yabitekereza. Akenshi iyo ari inama zikora ku marangamutima, akenshi iyo ari ibibazo bikora ku marangamutima no ku buzima bwihariye, hari inama ChatGPT itugira, ariko rimwe na rimwe twisanga tudafite ubwenge bwo kwibaza ngo ariko ibi bintu ChatGPT mbwiye umuntu muzima yabitekereza. Ese ubundi ibi bintu ChatGPT imbwiye, izi nama impaye, Bibiliya izivugaho iki, ijambo ry'Imana rivugaho iki? Ese ari ugusenga no gushyira mu bikorwa ibyo ChatGPT yambwiye, ni ikihe kintu cya mbere nagakwiye guhereza iki? Nagakwiye guhereza umwanya. Niyo mpamvu rero mfashe uyu mwanya kugira ngo mbaganirize ku ramwe mu mabanga ChatGPT yabaye ihishura mu bintu mugomba kwizera ariko n'ibyo mutagomba kwizera. Gusa ikintu gishimishije, nakunze ibitekerezo byayo bikomeye cyane ariko abantu bakunda kwirengagiza ngiye kugarukaho. Natangiye nyibasitse abantu baragukoresha cyangwa se wowe urabakoresha. Arambwira uti abantu nibo bahitamo icyo kubaza n'uburyo ibiganiro biri bugende, ariko bafite uburenganzira bwo kwirengagiza ibisubizo byanjye. Ntabwo nkontora abantu, mbaha inama, mbagira inama, ariko nibo bahitamo icyo bagomba kugira gute gukora. Ikosa rya mbere abantu bakoresha twese abantu bakora twese abakoresha ChatGPT, ikosa rya mbere dukora iyo tuyibajije amakuru ntabwo dushyiramo ubwenge bwa analysis ngo twibaze ngo aya makuru ChatGPT impaye, hari umunyamwuga ujyanye n'ikibazo ndimo kubaza wabigize umwuga wakugira inama nk'iyi ngiyi. Ese aya makuru impaye nk'umuntu muzima koko nkwiye kuyizera? Ese Bibiliya yavugaho iki? Ese mbere yo gukora bino bintu ninde nabaza kugira ngo menye neza yuko uko mpuza ibyo yambwiye n'ibyo abafitiye ububasha bambwiye? Nabwiye nti se ujya uvugisha ukuri? Yarambwiye ati njyewe icyo niyemeje ni ukuvugisha ukuri no kuba mwizerwa. Ati ariko rimwe na rimwe nkora amakosa, ati kandi ndibeshya. Ati ukuri ni isomo, ni imyizerere, amahitamo ndetse na personal experience. Ati ibyo ngibyo nta gisubizo nabitangaho. Ibyo nta gisubizo nabitangaho. Ushobora kugira ikibazo mu buzima busanzwe none ugatekereza yuko igisubizo uragikura kuri ChatGPT, ariko ChatGPT ntabwo yifitemo conscience, umutimanama. Ikindi ugomba kumenya,
ChatGPT ntabwo ishobora kumva amarangamutima yawe nk'uko mugenzi wawe yayumva akakugira inama. Icya gatatu, ChatGPT ntabwo ishobora kuguhereza umuti uhoraho uzagufasha guhangana n'ibibazo uhura nabyo buri munsi. Ahubwo icyo ikora corrupt. Iyo ni ukuvuga ngo ako kanya yica imitekerereze yawe ufite ako kanya, ikaguha ibisubizo bijyanye n'ibyo ushaka kumenya. Akenshi iyo ubishyize mu bikorwa wisanga wakoze amakosa akomeye cyane, kuko bimaze kuyisuhuza watangiye kwibaza yo ubwayo ifitemo sisiteme imenya mood urimo n'ibyo ugomba kuguhereza. Nayabaje ni se n'iki wabwira abantu ibyo bagomba kukwizeraho n'ibyo abantu batagomba kukwizeraho. Yagize iti, murimo kubibona aho ngaho muri screen, muraza kubibona. Yagize iti hari ibyo abantu batagomba kunyizeraho batabanje gushishoza. Ikintu cya mbere, ibijyanye n'ubuvuzi medical, ibijyanye n'amategeko legal, ibijyanye n'inama zishingiye ku bucuruzi. Ibyo ni ibintu bihetse ubuzima bw'umuntu: amategeko, ubuvuzi ndetse n'ubucuruzi. Yavuze iti naguha amakuru pe ashoboka, ariko ntabwo ndi muganga mbwira abantu barwaye uburwayi butandukanye mu buzima bwa buri munsi. Ushaka kuba uzi ko utarwaye malariya, ushaka kuba uzi ko utarwaye sida, ushaka kuba uzi ko utarwaye indwara zisanzwe, ariko ugasanga ufite uburwayi mu mitekerereze, kuko ikibazo gisa cyose ujya kubaza ChatGPT. Nawe uri umwe mu barwayi. Hari ijambo bita absurd. Ijambo riri mu cyongereza absurd ni igihe umuntu aba yataye logique ari kuvuga ibintu biri nonsense cyangwa se ari ridiculous. Cyagiye ukora ibintu nta logique ufite, logique ikaza nyuma kibazo ibintu nakoze ubundi nakaye kuba ntabikoze. Akenshi absurd iyo umuntu ayifite ashobora kuba anatwaye ari mu muhanda, ariko ubwenge bwagiye atazi ahantu akaba yakora n'impanuka mu muhanda. ChatGPT yavuze ati rero njyewe ntabwo ndi muganga, bivuga ngo hari abantu babaza ChatGPT ngo ibagire inama ku miti n'ibindi, ariko ntabwo ari muganga. Ikindi ngo ntabwo ndi umunyamategeko, nta nibwo mfite ubushobozi bwo kugira abantu inama ku bijyanye n'ubucuruzi. Ati ibyo bintu bikenera abantu babyigiye bafite ubushobozi aba professional. Ati ikindi njyewe nshobora kwibesha ku matariki y'ibintu. Ibyo ni ibintu rero abantu mukwiye kumenya. Ikindi kintu gikomeye yavuze ati rwose nshobora kukubwira ibintu ndi confidence, ariko nkaba nakoze amakosa. Bivuga ngo ChatGPT nayo ubwayo hari igihe yirengera rimwe na rimwe, ikirengera mu makosa. Ibi ni ibintu agomba kumenya. ChatGPT iyo ikoze ikosa ntabwo ikubwira ngo nakoze ikosa. Yo ubwayo irirengera mu makosa, ivuga ifite confidence ikanirengera. So kugira ngo umenye neza ibyo yakubwiye ko ari byo cyangwa se atari byo, ukwiye kuvuga ngo ibi bintu mbwiye ninde muntu nzi wabyigiye ufite ubunararibonye ngo mubaze mbere yo kubishyira mu bikorwa. Ikindi kintu gikomeye cyane nayabaje ati se n'ubuhe buryo bwiza bwo kugukoresha se bwo gukorana nawe. Yarambwira ati ikintu cya mbere kugira ngo ubashe gukorana nanjye ni uko ugomba kubaza ngo why, kubera iki. Ukwiye kwibaza ngo why, wabajije ikibazo nkwaye igisubizo, ariko ukwiye kwibaza ngo why, kubera iki, ukabaza n'iki n'ibimenyetso. Ikindi yatubwiye kugira ngo tubashe gukorana nayo, ni byiza ko utizera ibintu byose yakubwiye, ukwiye gushaka reference y'ibisubizo yaguhaye. Ibyo ni ibintu ugomba kujya kumenya. Ikindi kintu gikomeye nayabaje ni se ChatGPT ukora amakosa. Yambwiye ati rwose nkora amakosa menshi, definitely nkora amakosa menshi. Ati nshobora kwibeshya ku makuru, nshobora kumva ikibazo nabi, nshobora no kuguha detail nabi, nshobora no kumva mfite confidence yo kugusubiza nkagusubiza, ariko ibyo ngusubije ugasanga ni amakosa sibyo. Ibi bintu abantu bagomba kubimenya. Ikibazo cya nyuma nayibaje ati se ni icyo nagomba kwizera n'icyo abantu batagomba kwizera kuri we. Irambwira ngo igihe cyose mba ndi mukuri, ariko nkora amakosa menshi. Ati nzi ibintu byose, ariko mfite ubwenge bwanjye bugarukira. Mwa bantu mwe, inshuti bavandimwe, banyeshuri murimo kwiga, inshuti z'umuryango, icyo cyakubabwira ni uko ChatGPT yavuze yuko izi ibintu byose ariko ifite igaruriro, ntabwo izi ibintu byose, ntabwo yaguha amakuru yose. So
mwikomeza kuyizera, nimusenge cyane, mwere guta umuco wo kwizera abantu n'ababyeyi banyu, mubagishe inama kugira ngo ubuzima bugende neza. Turi kumwe, mugire ijoro ryiza, ndabakunda cyane.